Abasore benshi bazi impamvu umukobwa ahitamo umusore umwe gusa kandi hari abandi benshi cyane bamukundaga kurenza uko abantu benshi babitekereza. Ukuri ni uko urukundo rw'ukuri ntirwubakwa n'uburanga gusa cyangwa amafaranga, ahubwo rwubakwa n'imico n'imyitwarire n'indangagaciro. Gusa muri iki gihe usanga abantu benshi bajya mu rukundo bakurikiye amafaranga, ubutunzi, imyambarire ndetse n'ibindi, kimwe n'ubwiza. Ariko muri Bibiliya handitse ngo mujye mwiyoroshya, muganirane kugwa neza cyangwa ubugwa neza nko kwihangana. Aho ni Efeso 4:2. Ni ukuvuga ngo reka turebere hamwe ya magambo 9 ashobora gutuma umukobwa aguhitamo mu bandi basore bose, akaguhitamo akakurobanuramo kandi hari abandi basore. Katurebere hamwe amagambo 9. Niyo mpamvu icyo usabwa ari ukurikira ino video kugeza ku musozo, karushaho gusobanukirwa ndetse no kumenya byimbitse, kubera ko ino video irimo inama, udushya ndetse n'indi byakugirira umumaro mu gihe gito cyane rwose. Nta kabuza, ntucikwe, ikurikirane ugeze ku musozo. Naho icya mbere, jya uba umuntu uvugisha ukuri. Ni ukuvuga ngo umukobwa wese ashaka urukundo rurambye, ashaka umusore w'inyangamugayo kwenda uko abantu benshi babitekereza. Ni ukuvuga ngo ntukamubeshye kugira ngo umushimishe yishime, kandi ikindi nawe abasha kuba yagushimisha neza. Ni ukuvuga ngo ukuri ko kubaka icyizere. Gusa muri iki gihe jya umanza ucekinge neza, kubera ko hari bishushanya, wamara kwishushanya ukabashaka, wamara kubashaka nyuma akazaguhinduka. Ikintu cya gatatu, ujya umutega amatwi. Gusa muri iki gihe iminwa iri imbere kurenza amatwi, ariko biba byiza washyira amatwi imbere, umunwa ukawushyira inyuma, ukihutira kumva ariko ugatinda kuvuga, kubera ko ni ingenzi kurenza uko abantu benshi babitekereza. Ni ukuvuga ngo iyo akubwiye ikibazo cye, mwereke yuko muri ingenzi, ari muri kumwe mu bibazo byose, muri kumwe. Mwereke yuko ibyo avuga bifite agaciro kurenza uko abantu benshi babitekereza, bifite n'akamaro kurenza uko abantu benshi babitekereza, kubera ko abantu benshi bavuga neza ntiyapfa kwibagirana. Muri Bibiliya handitse ngo umuntu wese yihutire kumva ariko atinde kuvuga. Aho ni Yobu 1:19. Gusa ibyo ngibyo abenshi byatunaniye, kubera ko twihutira kuvuga ariko tugatinda kumva. Ariko biba byiza wakumva ariko ugatinda kuvuga, kubera ko niba ushaka gutera imbere, funga umunwa. Niba ushaka kugira icyo ukora cyiza cyangwa se kubaha Imana cyangwa ikindi kintu cyiza ukora, funga umunwa. Naho kane, jya ugira intego mu buzima. Abakobwa benshi bakunda umusore uza icyerekezo cyangwa se uza aho yerekeza. Ntibisaba kuba umukire cyane, ahubwo bisaba kugira icyizere cyangwa se icyerekezo no gukora ushaka kugera ku nzozi zawe cyangwa ubworozi. Gusa muri iki gihe abantu benshi nta ntego bagira, buracya bukira nta ntego, agakora ibyo ashaka nta ntego. Ariko ukuri, nta rukundo cyangwa se nta nkundo ziramba zidafite ubworozi. Intego, ibyo zihaye, icyizere buriya ni ingenzi. No kwiha intego ni byiza, kubera ko bituma ukora cyane ukagera ku cyo ushaka kugeraho. Gusa benshi byatunaniye, tubaho uko bwije n'uko bukeye cyangwa se uko Imana ibishatse. Naho gatanu, ujya uba umwizerwa. Ni ukuvuga ngo ntugakine n'abakobwa benshi icyarimwe. Ni ukuvuga ngo ubudahemuka butuma umukobwa yumva ko afite umutekano mu mubano. Gusa muri iki gihe kuba bizerwa byatunaniye, kubera ko usanga umusore umwe afite abakobwa nk'ijana, ava ku muri umwe ajya ku wundi, mbese atendeka nk'utendeka ibishyimbo cyangwa ibijumba ku igare. Aratendeka kurenza uko abantu benshi babitekereza. Afite abakobwa nk'ijana, ava ku umwe ajya ku wundi. Kandi ibyo iyo umwe amaze kubimenya, bituma umubano wanyu ushobora gusenyuka cyangwa se ukazamo agatotsi. Gusa biba byiza gutendeka, twabyihorera tukabizerwa, tukizera umuntu umwe gusa rukumbi, ari nawe tuzabana. Gusa muri iki gihe benshi byatunaniye. Naho gatandatu, mwereke yuko umwitayeho, mubaza uko ameze, umenye ibimushimisha ndetse n'imubabaza. Kandi ikindi, jya umuba hafi mu bihe byiza ndetse no mu bihe bigoye cyangwa se mu bihe bikomeye. Gusa muri iki gihe rwose ntuzabyizere, kubera ko azakuba hafi mu bihe byiza ariko mu bihe bikomeye agusiga. Kubera ko iki gihe abantu barahindutse, bagishaka ubuzima bukomeye, bashaka ibyoroshye. Kandi ntibazi ko ibyoroshye cyangwa se ntibazi ko ibikomeye ari byo bivamo ibyoroshye. Rwose igihe uzakora ibikomeye, uzamenye ngo bizavamo ibyoroshye, bityo urukundo rwanyu rusheho kuramba. Ariko ukuri, urukundo rugagaragara mu bikorwa, kubera ko muri Bibiliya handitse ngo mukundane nk'uko nanjye nabakunze. Aho ni Yohana 15:12. Gusa muri iki gihe buri wese akunda uko yishakiye, ntakunda nk'uko wamukunze, ahubwo akunda kuba ubwo ashaka gukunda umuntu runaka, ntagikunda bitewe n'uko nawe yakunzwe. Gusa bibaye byiza twakundana neza.
naho ikintu cya munani, jya uba umuntu ushyira Imana imbere, musengere kubera ko umushyigikire mu byiza byose, cyangwa se umushishikarize gukora ibyiza. Ni ukuvuga ngo umukobwa ashaka urugo rwiza, cyangwa umukobwa ushaka urugo rwiza akunda umusore uyoborwa n'Imana, kubera ko festival n'Imana ibindi byose bikaza nyuma cyangwa se bikaza bikurikiyeho. Gusa muri iki gihe ngo festival ni amafaranga, ubutunzi ndetse n'ibindi, Imana ikaza nyuma. Ariko utekereza ibyo ngibyo aba yibeshye, aba abusanyije rwose, atenda kubona yuko yibeshye mu gihe gitoya, akaza kugarukira Imana ayisaba imbabazi rwose nta kabuza. Gusa bibaye byiza twabanza Imana imbere, kubera ko mbere na mbere ni Imana, kubera ko niyo yaturemye, ireba n'ibyo ngibyo dushaka twifuza. Naho karindwi, jya ugenzura amarangamutima yawe. Gusa muri iki gihe kugenda amarangamutima yacu byatunaniye, kuyafata ngo tuyakontorore byatunaniye, kandi ni twebwe twakwiye kuyakontorora. Ni ukuvuga ngo ntukarakare vuba, ntugakoreshe amagambo ababaza. Ni ukuvuga ngo ibi bisa n'ibyo twavuze hejuru, umva ariko utinde kuvuga. Yego ibyo biragufasha cyane kurenza uko wandisha bitekereza. Ni ukuvuga ngo umusore utuje kandi uzi gufata umukobwa yumva afite amahoro, cyangwa se uzi gufata umukobwa neza yumva afite amahoro, kubera ko gukotorora amarangamutima ni byiza cyane kurenza uko abantu benshi babitekereza. Gusa muri iki gihe gukotorora byaranze, ufatwa n'umujinya ugahita uvuga ibyari bikurimo, ariko ya byiza watinda kubivuga cyangwa se watinda kubisohora, ukamanza ukareba aho ibintu byerekeza. Gusa muri iki gihe abenshi byatunaniye, ariko ya byiza wabikora, kuko ni byiza, birafasha kurenza uko abantu benshi babitekereza. Naho icyenda, jya uwo kwizerwa, jya ukora ibyo wasezeranye rwose nta kabuza. Niba uvuze ko uzabikora, cyangwa niba uvuze yuko uzamuza ku muriro bikore, niba uvuze yuko uzabikora ubikore neza nta kabuza. Niba uvuze yuko uzamubera urumuri mu mwijima bikore, niba uvuze yuko uzamukunda kugeza Kigali ihindutse ijuru bikore rwose, niba uvuze ko uzamukunda kugeza Kigali ihindutse mu cyaro bikore. Ni ukuvuga ngo iyo amagambo yawe ahuye n'ibikorwa byawe, umukobwa atangira kukubonamo nk'umugabo muzabana ubuzima bwe bwose, kandi ikindi cyangwa se muzabana akaramata. Yego rwose, muri byaranditse ngo nimwubakisha Uwiteka inzu yawe, inzu izabahirimira rwose, nta kabuza ishobora kuzahirima. Mbere yo gusoza, ibuka yuko urukundo rw'ukuri utari amarushanwa yo kurushanywa n'abandi, ahubwo rwubakwa n'imico myiza, kubahana, kwizerana no gushyira Imana imbere muri byose. Festival shyira Imana imbere, ibindi bizakorwa neza. Niba wakurikiye video cyangwa se niba wagize imwe mu mico, cyangwa se niba ufite imwe muri iyi mico, ntabwo uba uri gukura gusa, cyangwa se ntabwo uba uri gukora muri imwe muri iyi mico gusa, ahubwo uri kubaka icyizere no gutegura uko wazubaka urugo rwiza mu gihe kizaza. Murakoze cyane gukurikirana iyi nyigisho. Mbibutsa ko mu yindi video itaha tuvuga ibimenyetso 8 byerekana yuko umukobwa yakubonyemo nk'umugabo muzabana ubuzima bwe bwose. Byo nagushishikariza ntuzacikwe. Imana ibarinde kandi bahe umugisha. Nk'ibisanzwe yari Prince Umuragwa.